I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. Yes, reka twongere rero tubasuze twongere tunabashimire mwebwe mukomeje gukurikirana Imbuto TV nkuko bisanzwe rero tuba tubagezaho amakuru wagiye arimo aragenda cara hanze ahangaha mu Rwanda ndetse n'irwota masimbi. Rero munyemerere mbashimire bwe muherereye i Kigali, mashimire mwe muherereye mu ntara enye zose zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbabwira ni mukomeze mugende mugira ibihe byiza ndetse namwe muri hanze y'igihugu no kuri mbateye yamvu. Mbabwira ni mukomeze mugira ibihe byiza kandi ewa na muhahe muronke mugire ibihe by'imigisha. Rero nkuko bisanzwe amakuru yo aba hari menshi cyane menshi ikituzanye rero uyu munsi no kubabwira bimwe birimo biracara nko kumbuga nkoranyambaga. Rero reka tuhere ku magambo ya Calarisse KARASIRA. Calarisse KARASIRA rero rwabuze gica rwose. Nk'ubu hari igitangazamakuru gikorera mu Rwanda cyahaye umutwe inkuru yacyo igira uti ngo rwabuze gica. Calarisse KARASIRA ngo yateranya amagambo n'abafana be kubera ubutumwa n'amafoto bye. Rero niho tugiye kuba duhera kugira ngo tugende tureba amagambo uyu muhanzikazi w'umunyarwanda usigaye utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ahagaragara, maze n'ibyakirwa kimwe n'abafana be abamukurikira kuri Instagram ndetse na Twitter. Bose ntabwo bigeze babyumva kimwe, nyamara we afite uburyo yashakaga kubivugamo. Reka rero nkubwirane niba utarakora subscribe, iyo niwo mwanya mwiza wo gukora subscribe, ubundi tukoze twibanira ibiganiro byose dukoze ukabibona mu majwi meza ayunguruye kandi ukabibonera igihe. Nje rero mukiye kubana nitwa Frank, ndagaruka mu kanya. Yes, umwe rero yagize ati ngo wanze guheka mu mugongo ngo abazungu bataguseka. Undi ati nta bupfura cyangwa se uburokore warushije abandi. Abasubiza nawe agira ati ariko mujye musobanuka. Aha rero niho umuhanzikazi Calarisse KARASIRA n'abafana be babaye nk'abakozanyaho mu magambo. Umuhanzikazi Calarisse KARASIRA werutse kwibaruka imfura ye yashyize amafoto n'ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga ze, maze bizamura impaka ndende hagati ye n'abafana be. Amafoto rero agaragaza Calarisse KARASIRA ari mu mihanda yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite ingobyi y'akagare batwaramo abana. Yayiherekesheje ubutumwa busa n'ubukebura abandi bakobwa bishora mu ngeso mbi. Yateruye avuga ko yanze kwiyandarika agatera umugongo irari n'ibyiza byashoboraga kumwangiriza ubuzima. Mu magambo ya Calarisse KARASIRA ubwe yagize ati nanze kwiyandarika ngo nkurikire ibishashagirana mu bukumi bwanjye, nirinda umukiro ntavunikiye kuko narotaga igihe nk'iki. Yasoje rero ubutumwa bwe agira ati bakobwa beza biwacu twiyubahe, turebe kure kandi duhange amaso ibyiza, Imana ntabwo izadukoza isoni. Ako kanya rero umwe mu bafana be witwa Kiza Vena wahise atanga igitekerezo cye kuri aya mafoto n'ubutumwa bya Calarisse KARASIRA. Yahise yihuta vana bwangara amubwira ati none se wanze guheka umwana mu mugongo ngo abazungu batazaguseka. Calarisse KARASIRA nawe mu kumusubiza yahise agira ati ariko mujye musobanuka, waheka umwana ugiye mu modoka cyangwa urumva undusha kumenya uko nita ku mwana nibyariye? Abantu bamwe rwose mujya muncanga pe. Aya rero namwe mu magambo ya Calarisse KARASIRA. Abandi rero batanze ibitekerezo bahise babwira Calarisse KARASIRA ko icyo yarushije abandi ari amahirwe atari ubupfura n'ubwitonzi. Uwiyita Night in Kigali kuri Twitter yagize ati ugira ngo ubupfura cyangwa se uburokore waburushije nde? Jya ushimira Imana, ariko abo bitakundiye ntabwo ari uko ari ibihomora cyangwa se batutse Imana. Uwitwa rero Kokoriko nawe yagize ati abantu bose nibahirwa n'ibintu bimwe cyangwa se kimwe, rero waratomboye gusa nta nubwo abanyarwandakazi bose bashobora kubaho nkawe, komeza inzira watangiye. Calarisse rero KARASIRA nawe wagerageje gusubiza buri butumwa yagendaga yakira. Yagiye atungwa no kubona imvugo zimwe zarazaga zisa naho ziremereye. Nawe rero yagize ati ndabyemera buri wese afite umugisha we. Icyo navuze nuko kwirinda ingeso mbi bifite akamaro kenshi, ariko
iyo mpamvu ari nayo mpamvu nabishishikarije n'abandi. Sorry murambabarira. Niba rero ngo utabibona utyo ngo ntacyo byaba bitwaye, wikirirwa ukurikiza inama zanjye. Ntabwo rero ari kuri Twitter honyine hakomeje kugenda hacaracara amakuru ya ameze gutya. Reka wenda dusimbukire no kuri Facebook nabo harabakojeje ibaba muri wino wa mugane wa munyamakuru nabo barandika, bagenda bagira ibitekerezo byabo bagenda bashyira ahagaragara. Rero hari uwitwa Hakizimana Maurice, n'umugabo usanzwe ufite account nyine yitwa gutya Hakizimana Maurice, akagira na page yitwa imigani ishamaje. N'umugabo ukunze kuba agenda agaragaza zimwe mu manuro cyangwa se inama agenda agira abatuye isi muri rusange. Nta muntu ajya atunga urutoki, ariko muri rusange akurikirwa na benshi cyane. Rero nawe ushaka kuzajya ugenda kumenya byinshi byiza cyangwa se inama uyu mugabo agenda agira abantu, nawe wamukurikirana ku rubuga rwa Facebook. We rero yagize ati iyi si kwereka ko sosiyete irwaye ubukene, ubutinde bwo mu mutima, ishyari, inzangano, sosiyete itishimye, ihorana umunabi, irogana kandi yicana. Yakomeje agira ati uyu mwana w'umunyarwandakazi yageze ku nzozi ze, yarashatse, arabyara, arahirwa, agira ubuzima bwiza, aho yifuzaga kugera rwose ibwota amasimbi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati rero ejo bundi kuwa gatanu ngo yikubitira kuri Twitter ye bwite ibyishimo n'umunezero afite, anavuga ko byose abikesha kwitonda mu bukumi bwe no kwirinda umukiro atavunikiye. Ati rero reka mbisubiremo nkoresheje amagambo ye bwite, ngo Calarisse KARASIRA yagize ati nanze kwiyandarika ngo nkurikire ibishashagirana mu bukumi bwanjye, nirinda umukiro ntavunikiye kuko narotaga igihe nk'iki. Kugeza rero ahangaha nta kosa birumvikana ngo ryariremo, ngo mbega umwana mwiza wageze ku nzozi ze. Yanagiriye inama bagenzi be kandi abagira ngo inama nziza cyane. Ngo yagize ati bakobwa beza biwacu twiyubahe, turebe kure kandi duhange amaso ku byiza, Imana ntabwo ngizadukoza isoni. Mbega rero interuro nziza, ngo mbega ubupfura, mbega amagambo atoranyijwe neza. Ngo ariko noneho rero ngo icyakwereka ngo ibigambo rubanda rwamuvuzeho ngo biteye isoni. Ngo wa mbere yagize ati nikose ngo tuziga ryari kubanira neza n'abandi, tuziga kwishimana n'abishimye ryari, tuziga kurirana n'abarira ryari, kuki abantu bavuga ururimi bagira itiku, urwango, ishyari n'umutima mubi, ngo kuki nta kinyabupfura tukigira, byavuye hehe, ngo biterwa n'iki, ese ni ubukene, ese ni ubugome, ese ni ubutinde bwo mu mutima, ngo mumfashe rwose turebe. Ngo sinumva umuntu uvuze ko yageze ku kintu runaka ngo abantu bishimane nawe, ahubwo ngo batangira kujora, gucukumbura, yewe no guhimbahimba ngo ibintu byose bakubita hasi kugira ngo bakunde nawe bangize izina rye. Nuko rero bagira amahirwe yagwa hasi bakaza kwishima ndetse bakanaseka cyane. Ikibazo rero, uyu mutima mutindi tuwukura hehe? Ku basogokuruza bacu, mu maraso, mu turemangingo, mu muco, mu rurimi, mu bukene bwatwokamye rwose, ngo mumfashe ibi bintu biva he? Ngo hakenewe ubushakashatsi burenze ubusanzweho tukamenya imvo n'imvano y'umutima mutindi wacu. Ngo Bibiliya rero ngo Bibiliya cya gitabo muvuga ngo mukunda, ngo kigira giti mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Aba ni Abaroma murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15. Ngo nibwo rero Kristo nibwo bumuntu ni wo muco. Ngo ibyo unenga ubinenge ikindi gihe utisha ibyishimo by'undi mwana. Ngo no mu kiriyo nuko utegereza ibyo unenga ukazabinenga ikindi gihe utabangamiye agahinda k'abandi. Yashoje agira ati tujye tuba imfura zitari imfunya, ni ibifura. Ariko noneho rero uyu Maurice Hakizimana wakubwira nawe comment zigiye ziba ziri kuri
abanyarwanda kanze nkubwire rero komenti ziri kuri iyi page urahita wumirwa nkubwira ni iyi ni Imbuto TV dukorera kuri internet. Everybody wanna know. Let's go. Ready, let me know. Message zo rwose mu byumve ndazisoma uko ziri kugira ngo mwiyumvire abantu rwose. We nicyo ndirinda no kuvuga amazina, nawe niba ushaka kuba wasoma izi message cyangwa se izi comment, nawe wasimbukira kuri Facebook ugashakisha uwitwa Hakizimana Maurice, ubundi ukabona post ye yari yashyizeho inafite amafoto y'uyu munyarwandakazi Calarisse KARASIRA, nawe ukisomera comment zihari. Kuyambere rero Arweje aragira ati kwitangaho urugero nibyo bibi yakoze, ngo na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ubwe ngo sindumva yitanzeho urugero, ngo ntago yari ari muri interview wenda ngo ni ikibazo yari abajijwe, ngo bisa naho hari targeted group cyangwa se person his or herself yari arimo arihimuraho. Undi rero yaravuze ati ongera volume kuko ibi bintu uvuze bikeneye kugera kure. Ku rundi ruhande kera najyaga ngira ngo ni ikibazo twifitemo nka societe nyarwanda, nyuma yo kubana nabo mu mico myinshi nasanze hose bihaba, kandi ni ibya kera. Ikibazo nuko bikomeza kwiyongera ku buryo bifata n'imiryango. Ikindi kibazo nuko twe hari nubwo tubikorana uburyarya. Ibuka kera mu byaro hari ubwo umwana yatsindaga kwiga ayisumbuye umuturanya akamuroga, nyamara ntazi ko aroze cyangwa se uwo yishe ariwe ngo wari kuzamuvura ejo. Hari uwaje rero avuga ati ni umutima mubi abantu bivukanira, ngo wowe se katari kuteye ntabwo tuvukamo. Komeje agira ati gusa bifitanye isano n'ubutindi, ubukene burambye buhinduka ubutindi, kandi niyo ubukene bwagenda ubutindi ntaho bujya. Undi rero yaraje aravuga ati ishyari n'urwango nibyo bihunga mu mitima ya benshi, gusa birakwiye ko tugira umutima w'urukundo no kwifurizanya ibyiza. Undi rero aravuga ati nje bino mbibona no ku Bufaransa iyo nsomye ibyo bandika kuri article ziba zagiye zica muri Le Figaro n'ibindi bitangazamakuru cyangwa se Abongereza, iyo bibasiriye cyane ibyanditswe kuri wa muryango w'abibwami, nabo bagenda basesereza cyane ngo menya ari iby'umuntu muri rusange. Undi rero yaraje avuga ati ibyo uvuga ni ukuri, ariko kubwira twe abanyarwanda ni nko gutokora ifuku, gusa menya ko biri mu maraso y'abavuga ikinyarwanda. Undi yaje avuga ati Maurice uvuze neza nk'umuntu warezwe neza kandi ufite umutima w'ubumuntu, komerezaho rwose, kandi Karasira akomerezaho, yime amatwi abantu buzuye urwango n'umutima mubi, yikomereze benshi beza bamuri inyuma. Undi rero yaje aravuga ati ikiremwa muntu nayobewe igitaka babumbyemo n'ukuri. Undi yaraje avuga ati iterambere rya buri wese nta kibazo mfitanye naryo, ikibi ni ukwikina wivuga nkaho amasugi yose n'abitwaye neza bose ari uko batazi gukora cyane cyangwa se gushyira mu gaciro, ngo nihitiraga da. Yewe rero yahise anashyiramoho ndaza kubibona ndaje byose mbivuge. Yes, yewe rero yanashyizeho yahise rya screenshot igitabo cy'imigani kiba muri Bibiliya, aravuga asirikira ku kantu kambere avuga ati ntukirate byejo kuko utazi icyo uwo munsi uracyana. Asirikira ku ka kabiri aravuga ngo aho kwishima washimwa n'undi ndetse n'umushyitsi, ariko atari ururimi rwawe wishimisha.
Buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. undi rero yaraje aravuga ati ibyo byonyine babimuziza abantu mu bandi ni babi burya babimuziza abantu mu bandi ni babi ngo buriya bagiye kumuroga ngo atoragura amashashi ngo wahemutse kumushyira ku rubuga ku karubanda kuko abanyeshyari bagiye kumwicarira ngo ndakubwira ibyambayeho ngo nakiriye umuntu tuva mu gace kamwe ariko nkubwiye ibyabaye wakumirwa ngo habuze gato ngo ntoragura amashashi mvuye muri za Mercedes Benz ni wari kumwerekana bwana ngo ntiwari kumwerekana bwana we abanyarwanda harimo abarozi bagusubiza inyuma pe umugire impuwe kugusimana irahari kandi abakunda undi nawe yavuze ati ikibazo nuko uyu mumere ari umunyenyeri ari byo bita umusitari iyo aba umuturage usanzwe ntabwo ari kwita ku byo yanditse ariko kubera ko ari umusitari ibyo yanditse byose ngo bigomba kugenzurwa inshuro ebyiri bivuze ko nawe mbere yo kuba yavuga yagombaga kugenzura inshuro nawe ebyiri gaho niho atasobanukiwe undi nawe yavuze ati cyakora kugira inama abandi bakobwa ni byiza cyane nanone kwishimagiza wenda ngiyo abirekera abandi ngo auto observation ndabyumva cyane ngo mu Rwanda ndetse no ku isi ngo hari abana b'abakobwa bahura n'ubuzima bushaririye ahanini n'imyifatire mibi baranzwe nayo ari impanuka gusa ngo rero iyo rimwe na rimwe uberetse ko ari amahitamo yabo kuba baragezweho n'izo ngorane zimwe na zimwe cyangwa se izindi ngo ubashinyaguriye ngo si abakobwa gusa kandi habaho guhirwa undi nawe yaraje rero avuga ati nawe yarakabije abona se ubushobozi agezeho nta biyandaritse babumurengeje hari n'abatariyandaritse bamurusha ubwitonzi baririra mu myotsi ngo ibihe ko byicara bisimburana ese agize gutya hakabaho ikibi cyamubaho nubwo nta muntu bimwifuriza ubwo byaba bitewe n'ubuhomora cyangwa se kwiyandarika undi ati ni byiza kwituriza kuruta kwigira mwiza nta mwiza rero wabuze inenge undi ati muri iyi minsi harimo abana b'umucyo ari bo bana b'Imana hakabaho n'abana b'umwijima ngo ari bo bana ba Satani undi ati sinakwemeza ko turi ibihomora kuba tubanjirije ariko ibyo uvuze byose ni ukuri pe nanjye numiwe numva ndatenguwe aho nabibonye hose n'ugusengerwa rugira akatwomora muri icyo gihu cy'umukara undi ati si byiza na gatoya kwitangaho urugero rwiza ngo nuko bakureberaho reka abandi bazabikuvugeho undi nawe yagize ati bari bategarugori b'i Rwanda nyamara uzi ubwenge yatoranyijemo interuro imwe muri ziriya kandi iteka yazahora yibuka aho yakuye kuba uwo ari we amagambo Calarisse KARASIRA yavuze ni ukuri rwose wabanye nawe yashimangira biriya byose wavuze haruguru undi ati nge sinabyita umutima w'ubutindi mbona mu muco nyarwanda turatwa n'abandi tugashimwa n'abatureba cyane cyane abatuzi naho rero iyo wivuze ibyiza byawe ibigwi ndetse n'ibindi byiza ngo bikuranga ufatwa nk'uwirase undi ati kugaragaza ibyishimo by'ibyo yagezeho byagakwiye gutera abandi ishyaka no kugira intego ibyo yavuze nta kosa ririmo rwose tujye tunyurwa n'ibyishimo bya bagenzi bacu ukomeje kubisoma rero wakiriza umunsi ibitekerezo byo ni byinshi ariko nyemerera ngushimire nkubwirane komeza ugire ibihe byiza kandi dukomeze kugenda twibanira niba utarakora subscribe aka niko kanya ko gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda twibanira mu bindi biganiro rero nawe wenda hari uko wafashe ubutumwa bw'uyu munyarwandakazi uba mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Calarisse KARASIRA ndetse akaba n'umuhanzi w'umunyarwandakazi uko abifashe ni ukwawe niba harimo icyo wungukiyemo kigumane niba kandi hari nuko nawe wabibonye byaba byiza ubyigumaniye
nibikomeze kugenda bijya ahagaragara. Reka rero ngushimire nkomeza kukwifuriza kugira ibihe byiza. Nge nari Frank, stay in touch.